glycerine. Abantu bibaza mbese glycerine kurikiza kuri yati ni ukubera iki? Ni ibi biba byayikoze. Niba wari kureba ino video uri umunyamahirwe, reba ino video uyirangize kugira ngo urabura video iraza kuyakorangira uzi kwikorera glycerine yawe neza nta muntu umwe ukubeshya. Reka rero dutangire isomo ryacu, ukurikire neza nturangare. Kurangara ni ikosa urabukoze cyane, kandi iyo umuntu arangaye hari byinshi acibwa. Rero kurikira ino video tujya gushyiramo cya kinyabutabire cyacu cyane, wongeramo white oil. Nawe nurangiza kuyikora uzaba ufite aho kuyipakingira, kuko ntabwo wakora udafite ibyo kuyipakingiramo. Ariko byose waje kwiga byose tugufasha, tukwereka inzira yo gucamo, tukugira inama. Niyo mpamvu rero tugiye kupakinga iki na glycerine yacu. Tugiye kuyipakinga glycerine nziza rwose, tugiye kuyipakinga. Mbanje kwasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu Jatuye TV. Uko bisanzwe abantu basanzwe bamenyereye, abantu basanzwe bikurikira cyane, dusanzwe ducishaho amasomo y'imyuga. Ubushize rero twacishijeho gukora zoe, umunsi tugiye gukora glycerine itukura. Ariko mbibutsa ko atari amasomo gusa twigisha gukora n'amasabune akomeye ngaya. Isabune nziza cyane rwose ijya ku isoko ikagurisha amafaranga. Iyi ni isabune ikunzwe. Tukigisha gukora n'amashampo. Twakoza tese kukisha abantu benshi amenyere shampoo z'icyatsi cyangwa z'izindi, ariko shampoo z'umweru nazo turazikora cyane. So ikindi dukora n'amasabune y'amazi nayo turigisha cyane. Amasabune meza akunzwe, isabune ushobora gushyira ku isoko rwose ukajya ku isoko. N'amaji, ji ngira ngo mwayibonye, iyi ni ji. Ahanga ari ji, ni amaji y'ubwoko bwose, yose turayakora. Ji yose wakwifuza yose turayakora. Ikindi ni uko tubyigisha neza kandi mu gihe gitoya ukaba umaze kubimenya. Mu minsi mike ubatangiye kujya ku mafaranga kubera ko wize umwuga. Nta muntu ujya upfana umwuga. Nagira umuntu ukoroshya ngo upfana umwuga azaba gushuka cyane. Rero umuntu uri burebe ino video akayirangiza aronka umunyamahirwe wo kumenya gukora glycerine nziza igezweho, glycerine original. Rero icyo usabwa kurikira ino video uyirangize. Ikindi kandi ni ugukora subscribe kugira ngo uzakurikire n'andi masomo yose azacaho ubutaha. Twagiye tuvango ikintu tugiye kubanza hano hari agakoresho tugiye kwifashisha kugira ngo tuvange na glycerine yacu. Ikindi tugiye kurikizaho turifashisha white oil. Ikindi dukurikizeho ikinyabutabire cyacu cya glycerine ngiki. Ikindi tugiye gukurikizaho, hanyuma turaza kwifashisha n'akabara. Aka ni akabara ka glycerine. Abantu bibaza mbese glycerine kurikiza kuri yati ni ukubera iki? Ni ibi biba byayikoze. Niba wari kureba ino video uri umunyamahirwe, reba ino video uyirangize kugira ngo urabura video iraza kuyakorangira uzi kwikorera glycerine yawe neza nta muntu umwe ukubeshya. Reka rero dutangire isomo ryacu, ukurikire neza nturangare. Kurangara ni ikosa urabukoze cyane, kandi iyo umuntu arangaye hari byinshi acibwa. Rero kurikira ino video tujya gushyiramo cya kinyabutabire cyacu cya glycerine. Iyi ni glycerine ariko none ntabwo babisiga byonyine, abisaba kugira ngo hongerwemo ayandi maproduct. Rero nibyo tugiye gukora, turasukamo hano rwose. Niturangiza dufate ya white oil yacu ngiyi hano, nayo dusukemo. Ntabwo turasukamo nyinshi, turasukamo gake cyane. White oil ikintu imaramo ituma glycerine yorohera. Ko numva irimo korohera iki kiba cyane, ni ikinyabutabire kiba cyane ko cyitwa white oil. Niyo rero dusutsemo, dusukamo nyinshi, dusukamo gakeya. Noneho tugiye kuvanga ya glycerine yacu, niyo tugiye kuvanga. Ukurikire neza ino video nturangare, kurikira isomo.
neza rwose nta kibazo. Uretse ko niba bwa mbere ugeze kuri iyi channel ukanda subscribe ukarimo ukazogera kugira ngo uzajye gukora n'andi masomo yose agiye kuzajya aca hano. Ushobora kubona bifashe cyane ukongeramo iki ya white oil yacu. Ubona bifashe cyane wongeramo white oil. Iyo bigeze hano rero, ubu ikintu tugiye kongeramo nuko tugiye gushyiramo rya bara ryacu. Tugiye gushyiramo rya bara ryacu kugira ngo glycerine yacu ize irimo iratukura. Abantu babonye isomo ryo gukora zoe biranorohera no kuza gukora ino glycerine. Niba utarayibonye reba munsi y'ino video urahita uyibona glycerine yo gukora zoe. Ntabwo dushyiramo nyinshi, akabara kenshi wasukamo gake. Turashyiramo gake cyane kuko karakora cyane. Ngo muri kureba ukuntu risa, ariko niturishyiramo rihita rihinduka ukundi kuntu. Urabona ko glycerine yacu ibaye glycerine rwose. Urabona ko ibaye glycerine nziza, nta glycerine abantu bakunda, ariko nta kintu cyiza nko kwisiga amavuta wikoreye. Nta kintu cyiza nka byo, nta kintu cyiza nko gukoresha isabune wikoreye. Nta kibazo, wakaba witonze nta kibazo, nta kibazo rwose. Hanyuma ikintu tugiye gukurikizaho, tugiye gushyiramo parufe kugira ngo glycerine yacu ize ifite impumuro. Ese nyine iri guhumura neza cyane, kumva glycerine irahumura cyane, ukumva nyine ifite agahumuro keza. Ibi byose rero, ibyo utaruzi byose urabibona muri ino video. Niyo mpamvu kureba ino video uri umunyamahirwe ukomeye cyane. Tugiye gushyiramo iki rero? Tugiye gushyiramo ya parufe yacu ngiye hano, niyo tugiye gushyiramo. Ntabwo dushyiramo kenshi, turashyiramo gake cyane kugira ngo murabizi ko ibintu byinshi, ibintu bibaye byinshi byose biba bibi. Aka karahagije, kano karahagije, nako tuvange. So glycerine yacu kugira ngo murimo murabibona ko
mari kuyibona rwose ko ni ya glycerine itukura. Mwayibonye ko glycerine nziza, ya glycerine mujya mwibaza ngo ese biba bitukura kubera iki? Ni gute bakora glycerine itukura? Ibi ni ibintu byoroshye bikora amasegonda makeya rwose mu bintu bitarambiranye. Ikintu rero uvuga glycerine yacu usanga igeze iba irangiye. Glycerine yacu irangiye rwose. Abantu benshi babibaza ngo ese badusanga hehe? Icyo ni ikibazo abantu bari kwibaza, ariko kugira ngo turahari ku bwanyu. Rero mbibutsa ko amasomo twigisha harimo gukora isabune ikomeye, harimo gukora ji, harimo gukora ji rwose ngiyi. Ikindi harimo gukora shampoo. Nabwiye ngo abantu benshi basanzwe bamenyereye shampoo zifite andi mabara, ariko twebwe ni shampoo nziza y'umweru, shampoo ikunzwe n'abantu benshi cyane. Ikindi kandi dukora n'amasabune y'amazi, n'amasabune meza nayo akunzwe n'abantu muri iyi minsi. Ni amasabune rwose arimo ararya agahite, yamvugo nyine arimo ararya agahite. Ikindi nuko twigisha no gukora amavuta yaba mu moviti ubutaha nayo tuzacisha rino somo. Icya kabiri, moviti sante, amavuta y'amaglycerine nk'iyi ngiyi tumaze gukora na Zoe. Abantu bakurikiye video y'ubushize dore ko gukora, ngira ngo barabonye. N'utarabona iyo video arebe munsi y'ino video, araza kubona video yo gukora Zoe. Ikindi nuko iyo urangije kwiga ntabwo tugutererana, ahubwo tugufasha n'uburyo ushobora kujya muri gushora business yawe ukoresheje amafaranga make cyane, utakoresheje amafaranga menshi. Ushobora ati se ko nahije kwiga mfite ifaranga duke biragenda bite? Nta kindi cyumva, turagufasha kugira ngo ujye ku isoko ry'umurimo ugakoresha amafaranga make wifitiye kandi ukunguka mu gihe gitoya ukaba umumiliyoneri. Noneho rero nimero watubarizaho ari nayo iri kuri screen 078 93 45 172 cyangwa se 0988 03 Izo nizo nimero waduhamagaraho igihe cyose. Dukora amasaha yose, tugakora iminsi yose, igihe cyose turakora. Noneho reka turebe na glycerine yacu ahigeze nuko tugiye kuyipakinga ahabugenewe. Tugiye kwifashisha kano gacupa kugira ngo tuyipakinge. Nawe nurangiza kuyikora uzaba ufite aho kuyipakingira, kuko ntabwo wakora udafite ibyo kuyipakingamo. Ariko byose waje kwiga byose tubigufasha, tukwereka inzira yo gucamo, tukugira inama. Niyo mpamvu rero tugiye kupakinga iki na glycerine yacu. Tugiye kuyipakinga glycerine nziza rwose, tugiye kuyipakinga. Kirango muri kwibona rwose kare glycerine yindi itukura. Glycerine itukura nyango mwayibonye rwose ko ari nziza cyane. Hanyuma urangije urayipfundikira. Uyipfundikira neza rwose nta kibazo. Urabona ko rwose wajya ku isoko nta kibazo. Urabona ko wajya ku isoko, iyi glycerine nziza yagufasha. Glycerine nziza cyane rwose ishobora kuba yagufasha kujya gukora amafaranga. Wayikoze neza, wizeye ubuziranenge bwayo. Iyi glycerine yatuma ubona amafaranga menshi cyane, kuko nta muntu utagira udakenera kwisiga amavuta, nta muntu udakenera isabune, nta n'umwe. Abantu bose byose barabikenera. Rero ibi nta handi wabisanga usibye mu ishuri Umwuga Business Center Limited. Hamagara kuri iyo nimero ubundi tukwakire mu ishuri Business Center Limited. Reka nizere ko rero tuzahora ubutaha mu masomo akurikira. Bye bye.